ryacu ntirizaba nk'iryabo. Humura mugenzi, komera cyane ku gihome, n'ukuri Arabohora TV. Bakunzi ba Arabohora TV, imbere yacu ya kamera murabona umukobwa witwa Janine, ibindi arabibibwirira. Tugiye kumwakira kuri Arabohora TV, atuzaniye impamba nini cyane. Iyo mpamba rero Janine, uraho neza? Yego, ngaho rero usuza abakunzi ba Arabohora TV, nurangiza utubwire impamvu tuzaniye, kandi abagukurikiye bose barayiteguye kandi biteguye kugukurikira no kumva ubwiza bw'Imana buri kuri wowe. Turakwakira mu izina rya Yesu. murakoze cyane kunyakira kuri Arabohora TV. Amazina yanjye nk'uko bivuze nitwa Manirakiza Janine, ndi umukozi w'Imana mu bijyanye n'ibihimbano by'umwuka. Nkaba nifuje kuza kubibagezaho ibirenze ibyo Yesu wacu aduhana umugisha. Ni gutya bakiranirwa bagubwa neza, bakabona ibyiza byinshi bivuye mu nzira zabo, kandi abakiranutsi b'Imana bari kugorwa. Imirimo y'abikabahira bagatunganirwa, bakagubwa neza muri iyi si bakamamara, bakeza cyane bakororokerwa bakagwiza umujurari, bakagwiza ubutunzi, umusambanyi agakora bibi agataha heza, umwicanyi akamamara mu bakomeye, nyamara bubaha Imana bakaba nk'abatazwi. Ni kuki abakiranirwa bagubwa neza, bakabona ibyiza byinshi bivuye mu nzira zabo, kandi abakiranutsi b'Imana bari kugorwa. Imirimo y'abikabahira bagatunganirwa, bakagubwa neza muri iyi si bakamamara, bakeza cyane bakororokerwa bakagwiza umujurari, bakagwiza ubutunzi, umusambanyi agakora bibi agataha heza, umwicanyi akamamara mu bakomeye, nyamara bubaha Imana bakaba nk'abatazwi. Humura mugenzi, komera cyane ku gihome, n'ukuri ntitwibeshye, iherezo ryacu ntirizaba nk'iryabo. Humura mugenzi, komera cyane ku gihome, n'ukuri ntitwibeshye, iherezo ryacu ntirizaba nk'iryabo. Nyamara akagahenge mubona ni kubw'itorero Imana ifite impuhwe ngo rirusheho kwezwa, mbese nawe uzaboneka mu mubare w'abera. Nubwo dusa n'abapfuye ariko nyamara turiho, dutungishije benshi batazi kubaho kwacu, ubutunzi bwacu buri mu ijuru ibudapfa. Korera Imana ugifite uburyo tana n'icyaha, utaza korwa n'isoni ibyo utinya ubonye bije. Kora ibyiza ureke ibibi, n'ukuri nawe uzemerwa, n'amahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Nyamara akagahenge mubona ni kubw'itorero Imana ifite impuhwe ngo rirusheho kwezwa, ese nawe uzaboneka mu mubare w'abera.
nubwo dusa n'abapfuye ariko nyamara turiho dutungishije benshi batazi kubaho kwacu ubutunzi bwacu buri mu ijuru ibudapfa korera Imana ugifite uburyo tana n'icyaha utaza korwa n'isoni by'utinya ubonye bije kora ibyiza ureka ibibi n'ukuri nawe uzemerwa n'amahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga humura mugenzi komera cyane ku gihome n'ukuri ntitwibeshye iherezo ryacu ntirizaba nk'iryabo humura mugenzi komera cyane ku gihome n'ukuri ntitwibeshye iherezo ryacu ntirizaba nk'iryabo umva nkubwira mugenzi wanjye ibyo ukora bizagutsindira wongere umenye ko ari byo bizagutsindisha ihitiremo icyo gukora amahitamo n'ayawe inzira n'ebyiri ihitiremo izagufasha umva nkubwire mugenzi wanjye ibyo ukora bizagutsindira wongere umenye ko ari byo bizagushima wandutiye benshi bo muri iyi si wandutiye ababyeyi inshuti n'imiryango wankoreye ibyabo bose bari barananiwe wangiriye neza mana ndagushima wandutiye benshi bo muri iyi si wandutiye ababyeyi inshuti n'imiryango wankoreye ibyabo bose bari barananiwe ndagusaba na iherezo ryiza ndagusaba na iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro ndagusaba na iherezo ryiza ndagusaba na iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro kuririmba mwumva nabihawe nayo ntabwo ari byo nigiye mu mashuri oya sinumurage w'iwacu aho mu miryango ahubwo ni Imana yanyihereye ngo njye nyiririmba mbwira abantu ubutumwa ahantu yankuye ibintu yankoreye sinzaceceka kuririmba mwumva nabihawe nayo ntabwo ari byo nigiye mu mashuri oya sinumurage w'iwacu aho mu miryango ahubwo ni Imana yanyihereye ngo njye nyiririmba mbwira abantu ubutumwa ahantu yankuye ibintu yankoreye sinzaceceka ndagusaba na iherezo ryiza ndagusaba na iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro ndagusaba na iherezo ryiza ndagusaba na iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro buri muntu niyite ku iherezo rye akorera Imana
Imana tikoresheje kuko imirimo uzakora ku munota wa nyuma niyizahesha agaciro iyo wakoze bwa mbere uri muntu niyite ku iherezo rye akorera Imana tikoresheje kuko imirimo uzakora ku munota wa nyuma niyizahesha agaciro iyo wakoze bwa mbere ndagusaba Mana iherezo ryiza ndagusaba Mana iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro ndagusaba Mana iherezo ryiza ndagusaba Mana iherezo ryiza ryo kurangiza uru rugendo mu mahoro nkubwire mugenzi wanjye ibyo ukora bizagutsindira wongere umenye ko ari byo bizagutsindisha ihitiremo icyo gukora amahitamo n'ayawe inzira n'ebyiri ihitiremo izagufasha umva nkubwire mugenzi wanjye ibyo ukora bizagutsindira wongere umenye ko ari byo bizagutsindisha ihitiremo icyo gukora amahitamo n'ayawe inzira n'ebyiri ihitiremo izagufasha yikorere nk'inyembaraga izagutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke izagutabara nk'inyantege nke yikorere nk'inyembaraga izagutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke izagutabara nk'inyantege nke hari umunsi tuzageraho n'umunsi w'ingororano buri muntu azamurika ibyo yakoze imbere yayo ese ubu Imana ndivuze nshuti we wakwitaba n'iki hari umunsi tuzageraho n'umunsi w'ingororano buri muntu azamurika ibyo yakoze imbere yayo ese ubu Imana ndivuze nshuti we wakwitaba n'iki yikorere nk'inyembaraga izagutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke izagutabara nk'inyantege nke yikorere nk'inyembaraga izagutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke izagutabara nk'inyantege nke urugendo watangiye haranira kurusoza neza kuko nurusoza nabi ibya mbere bizapfa ubusa urugendo
watangiye haranira kurusoza neza kuko nurusoza nabi ibya mbere bizapfa ubusa yikorere nk'inyembaraga iza gutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke iza gutabara nk'inyantege nke yikorere nk'inyembaraga iza gutabara nk'inyembaraga nuyikorera nk'inyantege nke iza gutabara nk'inyantege. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko abanye natwe muri uyu mwanya twari turi kuri iyi channel ya Arabohora TV. Turagushimye ko waturinze kuva dutangiye kugeza izi saha nuhimbazwe. Uwiteka Mwami Imana rero turashoje, turakwinginze kugira ngo ibi bihimbano by'umwuka bihindure benshi, bibatere kwibaza ku iherezo ryabo, kandi natwe utugirire neza, kandi neza yawe ikomeze kutubaho. Abatarakira agakiza Uwiteka Mwami Imana ubashe kukabagezaho, abari mu mande zitandukanye batarabona agakiza kawe kabagereho Kristo. Nizeye ko ubikoze kandi kurakomeza gufasha buri wese, ni mu izina ryawe Yesu twizeye, amen. Arabohora TV.